n'iteka ryose. Avoka usibye kuba ari igiti gikomoka mu majyepfo yo hagati ya Mexique, ikaba iri mu bwoko bw'ibiti by'indabyo byo mu muryango wa Ruraceae. Urubuto rukomoka kuri iki giti narwo rukaba rwitwa avoka. Iki giti mu ndimi zabugenewe z'abahanga cyitwa Persea americana. Iki giti gishobora gukora ibitangaza bitandukanye bigera kuri 12 ku mubiri wawe. Iki kiganiro cyitwa Burahure, ugikurikiranira kuri Roni Magazine. Nyemerera tuganire kuri ibyo bitangaza mu kiganiro Burahure cy'uyu munsi. Uri kumwe na Roni Kenko, ntucikwe. Icyambere ni uko uru rubuto rwa avoka rushobora gukungahaza umubiri wawe ku ntungamubiri nyinshi cyane rwibitseho. Muri avoka habamo vitamini zirenga 20 ndetse n'imyunyungugu igiye itandukanye. Mu magarama 100 ya avoka ushobora gusangamo miligarama 485 za potassium, mikrograma 81 za acide folique cyangwa se vitamini B9, miligarama 0.257 za vitamine B ya gatandatu, miligarama 10 za vitamini C, miligarama 2.07 za vitamini E, ndetse n'isukari nkeya. Muri avoka kandi habamo ibinyabutabire byitwa fibre bituma umuntu wariye avoka yumva haze igihe kinini, aho umuntu wariye avoka ashobora kumara amasaha agera kuri 3 yumva ibintu byo kurya nta kintu bimubwiye, ugereranyije n'umuntu wariye ibiryo bitagira avoka. Icya kabiri ni uko avoka zishobora gufasha umutima wawe ku buryo buhambaye. Muri avoka dushobora gusangamo 25 mg par once z'ikinyabutabire cyitwa sterol cyo mu bwoko bwa beta sitosterol, ku buryo gukonsoma iki kinyabutabire ku buryo buhoraho ndetse n'izindi sterol zikomoka ku bihingwa bifasha cholesterol isanzwe kuguma ku kigero gifasha umutima, imyakura n'imitsi kugira ubuzima bwiza ndetse no gukora neza. Kwibutsa ko iyo cholesterol iyo ibaye nyinshi ifunga inzira z'amaraso bigatuma umutima ugira akazi kenshi, aribyo bishobora kutuviramo uburwayi bw'umutima. Icya gatatu, burya ngo avoka ni agatangaza ku maso yawe. Avoka zikungahaye ku byitwa luteine na zeaxanthine, ibinyabutabire bibiri byo mu bwoko bw'ibinyabutabire nsabihingwa phytochimique biba mu turemangingo tw'amaso ku bwinshi, aho bitanga ibyitwa antioxidant bigabanya iyangirika ry'amaso ririmo irishobora guturuka ku mirasire y'izuba yo mu bwoko bwa ultraviolet. Kurya avoka kandi ngo bifasha umubiri gufata izindi antioxidant zituruka mu byo turya zirimo beta carotene ifasha mu kwirinda uburwayi bw'amaso buterwa n'izabukuru. Icya kane ni uko burya ngo avoka zikungahaye ku binyabutabire ndetse n'intungamubiri birinda indwara y'amagufwa ya osteoporose, birimo vitamini K ifasha amagufwa gukomera. Iyi ndwara ya osteoporose ikunze gufata abagore mu myaka yabo yo gucura, aho amagufwa yabo yoroha cyane bigatuma ashobora kugira imvune ku buryo bworoshye cyane. Icya gatanu ni uko burya ngo avoka ishobora kukurinda kanseri. Ngo gufata vitamine B9 izwi nka folate cyangwa se acide folique dusanga muri avoka ku buryo buhagije, ngo birinda ku buryo budasubirwaho kanseri y'amara manini n'iy'urwagashya ndetse n'iy'inkondo y'umura. Nubwo icyishe inyuma y'uku kurinda kanseri kitaramenyekana neza, abahanga n'abashakashatsi bizera ko iyi acide folique irinda guhindagurika kutari ngombwa kwa ADN, ariyo acide deoxyribonucleique, na ARN ariyo acide ribonucleique
mu gihe uturemangingo selule tw'umubiri tuba twigabanya. Division cellulaire. Avoka burya ngo zishobora no gufasha mu kuvura kanseri. Abashakashatsi babonye ko biriya binyabutabire nsabihingwa phytochimique dusanga muri avoka bishobora guhagarika gukura k'uturemangingo tuvamo kanseri ndetse n'utwamaze kuba kanseri tukaba dushobora gupfa. Naho zigafasha abasirikare b'umubiri bo mu bwoko bwa lymphocyte gukora ndetse no gukura neza. Ibyo binyabutabire kandi ngo birinda kwangirika k'utunyaturemangingo twitwa chromosome ngo guterwa n'ikinyabutabire kiba mu miti cyitwa cyclophosphamide. Icya gatandatu, burya ngo avoka ni nziza cyane ku bagore batwite ndetse n'abana batoya cyane. Ubushakashatsi bwakorewe muri McGill University bwasanze 30% by'abana b'imbeba bavutse batuzuye ari abavutse ku ntangangabo z'imbeba zidafite acide folique ihagije ugereranyije n'abavutse ku mbeba zifite acide folique ihagije. Acide folique ni nziza cyane ku bagore batwite kugira ngo bazabyara abana buzuye kandi bafite ubuzima bwiza buzira umuze. Icya karindwi ni uko ngo burya avoka ari nziza mu byerekeranye no kurinda kunanirwa ndetse no guta umutwe bya hato na hato. Ibiribwa bikungahaye kuri acide folique nka avoka bifasha mu kurinda ukwiyipakira mu mubiri kw'ikinyabutabire cya homocysteine kibangamira gutembereza no kugeza intungamubiri zikenewe ku bwonko. Iyi homocysteine rero iyo ibaye nyinshi inabangamira ikorwa ry'imisemburo ntangabyishimo nka serotonine, dopamine na norepinephrine, inafasha kuruhuka neza, kubona ibitotsi no kugira ubushake bwo kurya appétit. Icya munani ni uko avoka ifasha urwungano ngogozi mu murimo w'igogora kugira ngo rigende neza cyane. Avoka ikungahaye ku binyabutabire bya fibre. Ibihingwa bikungahaye kuri bene ibi binyabutabire by'umwimerere birinda impatwe, bikanarinda urwungano ngogozi ndetse bikanagabanya ibyago byo kurwara kanseri y'amara manini. Icya cyenda ni uko burya ngo avoka zifitemo ubushobozi karemano buhambaye bwo gukura uburozi mu mubiri. Icya cumi ni uko ngo avoka ishobora kuvura osteoporose. Ibyitwa saponine dusanga mu biribwa nka avoka na soya bivura ibimenyetso by'iyi ndwara nko kuribwa mu mavi. Ubushakashatsi buracyakomeje ngo barebe niba hari uko byagenda nko kuba bashobora gukora extraction kugira ngo ibinyabutabire biba muri avoka bibe byatunganywa ku buryo buhambaye ku buryo bishobora kuba byavura iyi ndwara ku buryo bwa burundu. Icya 11 ni uko ngo avoka zifitemo ibyitwa antimicrobial agents bifasha mu guhangana na za microbe. Izo za microbe zirimo iyitwa Escherichia coli ituma habaho ibiryo biroze bitewe na za microbe. Icya 12 ni uko ngo burya avoka ishobora kugufasha kwirinda indwara z'akarande ndetse n'indwara zizwiho kuba zidakira, nk'uko tubikesha ishami ry'ubuvuzi bw'indwara z'imbere mu mubiri n'ubumenyi bw'imirire rya kaminuza ya Kentucky Department of Internal Medicine and Nutritional Sciences of the University of Kentucky, ngo kurya ibiryo bikungahaye ku mafibre birimo avoka ngo bigabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima, diabete, stroke, umuvuduko w'amaraso, hypertension n'izindi ndwara z'urwungano ngogozi zizwiho kuba zidakira. Hari ukuntu rero utara avoka zigatinda gushya, ariko ubu ngubu ngiye kukubwira ukuntu ushobora kubigenza kugira ngo avoka zawe zibashe gushya vuba. Ushobora kubigenza ute rero? Ushobora gufata avoka
zawe nk'itatu cyangwa se enye, ukazibika hamwe muri envelope n'umuneke umwe uhiye. Nubikora gutyo bizatuma avoka zawe zishya vuba. Uti ikihishe inyuma y'ibi ngibi ni iki? Uriya muneke umwe uhiye uba ufite icyo twita gaze etirene. Gaze etirene niyo ituma avoka zishya ndetse ni nayo ituma izi mbuto zose zikenera gushya zibasha gushya. Iyo gaze etirene rero niyo izatuma izi avoka zawe zibasha gushya vuba. Iki kiganiro rero wari uri kumwemo nanjye cyitwa Burahure, ugikurikiranira kuri Roni Magazine. Ndashimira cyane mwe mwese mwahisemo kubana natwe nkuko natwe turi kumwe namwe ubu n'iteka ryose mukanda kuri subscribe. Roni Magazine turabakunda cyane, mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro Roni Magazine igenda ibategurira umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane, naho ubutaha. Ciao.